Reka nongere mbasuhuze mwebwe mukunda kudukurikirana hano kuri Kasugira TV. Nk'ibisanzwe nikunda ubuzima. Ni ikiganiro tugarukaho buri munsi, umunsi ku munsi hano ku channel yacu. Reka ngushimire wakoze subscribe mw'uyu muryango wacu. Utari muto kandi ikindi utari na munini. Ndagushimiye cyane. By'umwihariko wowe wayikoze. Naho hageze uri mushyashya, reka ngushishikarize gukurikira ikiganiro cyacu ndetse no gukurikira n'ibindi bizaza. Ubwo bivuze ko nyine ugomba gukora subscribe kugira ngo ikiganiro nk'iki cy'ubutaha kitazagucika. Ni by'agaciro kubana nawe. Uyu munsi tugiye kubana ku kiribwa cy'imboga ariko cyiswe seleri. Hari benshi bagenda bambazaho bimwe na bimwe cyangwa se mu ngaruka zabyo cyangwa se wenda n'akamaro kabyo. Uyu munsi twagarutse wenda ku ngaruka bishobora kuba byatera kuri seleri. Kurya seleri bifite akamaro pe, ariko hari ibibi cyangwa se ingaruka bishobora kuba byagutera cyangwa se byakubaho ku bantu bamwe na bamwe. Nta gutinda reka dutangire. Uyu munsi ngiye kuguha ibintu bitandatu bishobora kukubaho mu gihe urya seleri kandi uzirya kenshi cyangwa se uzirya cyane ku buryo buri too much. Reka nongere nkuhikaze hano. Ikintu cya mbere bishobora kuba byatera, byongera kuba wagira allergie ku bantu bagira allergie. Ibi bintu biba too much cyane ku bantu bagira iki kibazo cya allergie. Iyo muziriye cyane, abantu bamwe bagira allergie ya seleri ishobora gutera kuba waribwa uruhu cyangwa se kubyimba iminwa cyangwa se guhumeka nabi. Ikindi cya kabiri, igabanya umuvuduko w'amaraso cyane. Seleri ishobora kugabanya umuvuduko w'amaraso ku bantu bafite umuvuduko cyane cyane uri hasi. Kuyirya cyane rero bishobora kuba byabatera gucika intege cyangwa se kurwara isereri. Kwa kundi wumva udatuje cyane cyane cyangwa se wasutama igihe kinini, umwanya munini, cyangwa se wenda waba wunamye umwanya munini, isereri ikaba yagufata ukenda nko kwikubita hasi. Ikindi cya gatatu, uyu ukunda kurya seleri nyinshi bikwangiriza impyiko cyane cyane ku bazirya cyane. Seleri irimo sodium n'amazi menshi. Kuyirya cyane rero bishobora kugora impyiko cyane cyane ku bafite indwara zayo, ku bafite indwara z'impyiko. Aha bishobora kukwangiriza impyiko cyane. Ikindi cya kane, guhungabanya igogora. Kubera fibre nyinshi, seleri ishobora gutera kuribwa mu nda, gaze cyangwa se impiswi ku bantu bafite igogora ryoroshye. Ahangaha ushobora guhura n'izi ngaruka. Ikindi cya gatanu, tudatinze mu magambo, uyu munsi ntabwo dushaka kuba twatinda, tugomba guhita turasa ku ntego ku kanya. Icya gatanu, ingaruka ku bagore batwite. Abagore batwite ntabwo bemerewe kuba barya seleri nyinshi cyane cyangwa se zirengeje urugero. Kurya seleri nyinshi cyane cyane bishobora gutera kubyuka k'uruhu rw'inda. Bityo abagore batwite bagirwa inama yo kuzirya mu rugero ndetse ruciriritse cyane. Aha ni ku bagore batwite. Icya gatandatu ndetse ari nacyo cya nyuma, byongera kumva izuba. Kwa kundi ni akazuba kaba ari gakeya ariko gashobora kuba kakugiraho ikibazo cyangwa se wumva ko kari kugutwika. Niyo kaba ari kakandi ka kibera inka, uba wumva karimo karagutwika. Iki nicyo kibazo bitera. Ku bantu bamwe na bamwe, seleri ishobora gutuma uruhu rwabo ruba rworoshye cyane ku zuba. Nyine bityo izuba rikakwinjiramo cyane ukumva ririmo riragutwika. Ibyo rero bigatera kwangirika k'uruhu cyane cyane vuba. Ugasanga uruhu rwawe rwarangiritse kubera izuba ariko bitewe na seleri. Hari n'abavuga ngo ku bagabo bibagiraho ingaruka, ariko ibi ngibi nabyo tuzaba tubigarukaho mu kiganiro wenda cy'ubutaha. Inama nakugira rero ku muntu ukunda kurya seleri. Seleri ni nziza iyo iriwe mu rugero pe, kandi uyiriye bwa mbere ukwiye kuba wabyitondera cyangwa se ukareba uko umubiri wawe cyangwa se uko ubuzima bwawe buyakira umunsi ku munsi. Reka ngushimire kuba wakurikiye kino kiganiro, kuba kigeze ahangaha k'uyu munota. Iminota itari myinshi pe, ikiganiro kitari kirekire. Ndagushimiye cyane, niwe wagikunze kora like. Ikindi kandi niba uri mushyashya hano kuri uyu muyoboro wacu, ndagusaba ngo ukore subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi mu biganiro nk'ibi ngibi. Ikiganiro nk'iki nakagaruka nikunda ubuzima bwawe. Njye mwabanaga muri iki kiganiro nitwa Gisa.